Ruben is there? Yeah, good. Ruben can help. So we'll be translating for you. At least you don't have to. So good. Tazakoresha Kinyarwanda kinshi. Maybe I will just introduce the new coach in English ya mwabyumve. Ariko uyu munsi turaza kutanga amakuru cyangwa se kubaha amakuru mu bice bitatu. Icyambere turaza kubagaragariza ku mugaragaro nuko twabibamenyesheje kuri social media zacu, official announcements ko dufite the new coach w'Amavubi. Navuga bike twagendereyeho kugira ngo coach tubashe kugira selection ya nyuma. Icyakabiri turaza kumuha umwanya kugira ngo abasuhuze gusa ababwire mu ncamake the vision tumaze iminsi tuganiraho aho dushaka kugana. Nyuma yaho turaza gukora a recap mu bijyanye na FIFA series. Nasigaye iminsi 10 kugira ngo tubashe kwakira umukino wa mbere. Turaza kubaha nawe amakuru imyiteguro uko imeze. Hanyuma turaza gufata ka pause, tufate ikawa, icyayi, amazi, minota mikeya. Hanyuma tuze guha coach ndetse na technical team ye umwanya wundi mwiza wo kubaha kubagezaho kora abantu abakinnyi twifuza ko bazaza muri FIFA series. Urumva rero ko ni ibintu tumaze iminsi dutegura, naho coach yajejo ariko twari kumwe in touch Matara na Gerino kugira ngo babashe kuganira final call. Rero nkuko mubizi mu kwa mbere twashize hanze itangazo ku bantu bose babyifuza kuba aba coach ba national team yacu y'Amavubi. Twabonye abantu baplayinze baturutse ku isi hose bagera kuri 688. So bari benshi cyane. So bafashe umwanya wa mbere wo gukora pre-selection, byibuze abantu tubona baguma y'abakoci 20 tugendeye ku bintu by'ingenzi nka bitatu. Icyambere, umukoci agomba kuba yarakoze yo kwinjiza national team either mu gikombe cya continent, tuvuga mu gikombe abari cya Afrika gusa, ariko kujya muri continental level yabashe qualifying ya national team yabo. Icyakabiri, dushobora kubona track records y'umuntu ushobora gutuma national teams izamuka muri ranking. Icyagatatu, kuba ari available ako kanya gutangira akazi nta zindi mbogamizi. Nyuma yaho ajyaho contractual agreements n'ibindi bintu ashobora kwifuza, tukareba ko biri within our means. Hari umuntu ushobora kuza ariko ugasanga means zacu nizitwemerera ko twakorana nawe. Cyangwa n'ibyo bintu nka bitatu by'ingenzi. So twakoze interview ku bantu 20, tuvanamo 5. Hanyuma muri abo 5 dukora indi interview yo kuvanamo abandi 3 kugeza aho twageze kuri agreement iri renouvelable mu Mavubi. Ndibaza ko yishimiye kuba ari hano uyu munsi. Personally tuganira ataraza hari ikintu yambwiye, namubaje ni iki kikumotiva kugaruka mu Rwanda. So arambwira amagambo magufi y'Icyongereza, I still have unfinished work. Niho kuvuga ati nasize akazi kamwe kataragiye, ngomba kuza kukarangiza. So starting on 23rd
amakipe ya mbere arabatangiye kugera mu Rwanda. Amakipe 7 yose azaza yarakonfaminze, uhereye kuri Kenya, Tanzania, Macau, Estonia, Liechtenstein, Aruba and Grenada. So they'll be whole year. Aya mahoteli uko ari 7 kongeraho n'Amavubi, buri kipe izaba muri hoteli yayo. Nayo tushaka kuzakubibabwira mu kanya, ariko Amavubi azaba kuri facility yacu ya Ferwafa. Ni munasohoka hanze murabona imirimo yihuta cyane yo kubaka ikibuga. There will be also a training pitch for our national team. Igomba kuba yarangiye muri iki cyumweru, niyo tuzakira Amavubi yacu. Icya kabiri, dufite group 2 uko mubizi, group A and group B. Group A izakinira kuri stade Amahoro, harimo Rwanda, harimo Kenya, harimo Estonia na Grenada. Hanyuma group B bazakinira kuri Kigali Pele Stadium, harimo Tanzania, Macau, Aruba ndetse na Liechtenstein. Imikino izakinwa muri format ya semi final and final. So imikino ya mbere ya group B ariyo izabanza, izakina kuri tariki 26. Ama group A izakina kuri tariki 27. Amasaha ya match yango bagiye bayabagaragariza. Hanyuma uko bazatsindana cyangwa uko umwe izatsinda igatsindwa, bazakora 3rd and 4th place, hanyuma hakinwe na final. Final ya group B izakinwa tariki 29, hanyuma final ya group A izakinwa tariki 30. Of course turahamagarira Abanyarwanda atari kuza gusufana Amavubi gusa, ariko no kugaragaza ibyishimo bwo kwakira iyi competition mpuzamahanga. Nawe yitwa friendly game, ariko ni competition mpuzamahanga izaba ku isi hose mu bihugu 8, kandi bizaba biri live diffusé hafi ku isi hose. So tuhamagariye rero Abanyarwanda badukurikira hirya no hino kuza gushigikira ayo makipe no kugaragaza ko dukunda ruhago yacu n'abari Amavubi gusa, ariko ruhago yacu na makipe yose ashobora kudusanga kandi agakinira mu Rwanda, cyane cyane muri saison ya FIFA Series. Hari Ruben ndetse n'abandi bashinzwe social media yacu, nyangu uyu munsi batangiye icyo bita activation. Akenshi iyo activation icyo dushaka nuko abantu bongera kuza kuri stade, not only kubavana ibyishimo, ariko no kusabana n'abandi. N'ibindi twongeyemo rero birimo tombola. Icyo dufasha ni iki cyangwa se icyo ifasha abakunzi b'umupira w'amaguru, no kugira ngo amafaranga yawe 2,000 wasohoye byibuze usohoke ufite amahirwe ko watahanye na moto, cyangwa se bivuze ko ufite amahirwe ko watahanye kade yo kugura essence. Niba ufite imodoka cyangwa utanayifite, ushobora no kuyigurisha ya Rubis, ukagira amahirwe yo gutombora some cash money prize. Izo lucky draw zose zizaba, ariko icyamukuru kirimo no umufana uzatombora imodoka izatomborwa kuri finale izaba kuri tariki 30. Ubwo turizera ko Amavubi azaba yageze muri finale, nawe azaba hari match 2. Hanyuma nabyita umunyamahirwe uzaba waje kuri stade, apana kugura tiki, kuza kuri stade agatombora imodoka, agataha yemye yitangiye amafaranga 2,000 gusa. So icyo dushaka gukora hano ni iki, turimo gukora partnership na private sector yacu kugira ngo tubashe gukora activation y'abantu, yibuze tubone abantu barimo kuza kuri stade. Utaje kuri stade gusa tingiye kuri amahirwe niba nahana imodoka cyangwa moto cyangwa n'ikindi gihari cyose. Dufite amatike y'igikombe cy'isi,
ariko umuntu akaza kuri stade no kwishima. Ibyo rero ni part ya activation site iyi FIFA series Ferwafa twashizemo imbaraga ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubashe kugeraho. Icyo tusaba rero media ni ukudufasha. We want people in the stadium. Abantu baze barebe. Nabonye kare umuntu umwe kuri social media yandika ati ntabwo azaza muri stade bataramubwira abantu bazakinira Amavubi bari. So sinibaza niba amazina niyo yakuzana kuri stade. Kuba ukunda Amavubi nuko tuba dufite ubushishozi twakoresheje ndetse n'ababifitemo ubumenyi kuturusha kuba bafite selection. Ariko icyo mbabwira cyo muri selection tuza kumva mu gice cya kabiri cy'iki press conference harimo amazina mashya mutari muzi, and we are hoping to get more names kugira ngo turebe ko tuzamura Amavubi yacu. So sinzi niba ari ikindi nibagiwe muri FIFA series. Njyangwa byinshi nibyo uko iminsi izagenda iza turadukora update kuri media n'ama side. Okay, yes, dufite na side events ni ibindi bikorwa twifuza gukora muri icyo gihe cya FIFA series. Igikorwa cya mbere kizaba kuri 28 izaba ari kwa gatandatu. Twifuza gufatanya umuganda n'abatumirwa bacu bose kugira ngo tubereke niki dufite kugira ngo abaturage b'u Rwanda bifatanye n'ubuyobozi bakora umuganda. Maybe ni ibintu batarabona kandi maybe iwabo bishobora kuzaza vuba, ariko dushaka gufatanya nabo kugira ngo tubahe iyo social culture y'u Rwanda. Tuzafatanya mu Rwanda turimo umuganda ubwo turimo gukorana n'umujyi wa Kigali kugira ngo tubitegure neza kugira ngo mu cyumweru cyiza uwo muganda uzakorwa n'ayo makipe yose n'abayobozi bacu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Ubwo nayo tuzabibamenyesha. Ikindi kintu cya kabiri tuzalauncinga ku mugaragaro icyo bita FIFA Arena. FIFA Arena ni ibibuga bito byubatswe kuri metero 40 kuri 25 tugenda twubaka mu nkunga ya FIFA ndetse na leta yacu mu bigo by'amashuri bitandukanye. Muri kontra ya mbere tuba dufite ibibuga 10 bya FIFA Arena, ariko mu gihe gishize perezida wa FIFA rino yemeye ko agiye gukora ibindi 20. So tuzakora official launch y'ikibuga cya mbere ku mashuri ya Kagarama Kicukiro, hanyuma tuze no gufungura ku mugaragaro iyi accommodation facility yacu ndetse na stade cyangwa terrain d'entraînement bizaba nayo yarangiye, ariko byo bizaba ku itariki 30 iyo activities ebyiri. Hari n'ikindi dushaka kulaunchinga mu buryo nakwita tuzaba tubikoze u Rwanda na new campaign ya FIFA yitwa Boot for All. Boot for All ni campaign yazanywe na perezida wa FIFA gufasha abana bato batishoboye kubaha godiyo. So icyo gihe ubwo tuzarebana n'abana duhera kuri iyo campaign bakiri bato bakunda umupira ariko akuga kubwira ati ngiye mbuze godiyo. Abantu bazi umupira ari umuntu yavuze ati yubajije umwana n'icyo ushaka. Abana bakiri bato hano, abamama bafite abana bato b'abahungu ndetse n'abapapa, umwana wese azagusaba ballon kuri anniversaire ye, umupira. Akina adakina ni instinct ibiri ku mwana muto w'umuhungu. Ukunda gukina azakubwira gutyo. So we want to see muri iyi campaign ya Boot for All izahera mu Rwanda, ariko n'ibindi bihugu bizatangira iyo campagne ari Niger ndetse na Mexico, ariko the first footprint izabera hano mu Rwanda. Ubwo nayo tuzayilaunchinga kuri
tariki 30 z'ukwa gatatu. Izo nizo nakwita side events, ariko u Rwanda rwacu ruragendwa nijoro, turimo gukorana na RDB no kureba ese umuntu yashatse gutembera, abantu baba bazanye n'ama equipe bajya he, yafata akagoroba hehe. Ubwo nabyo izindi side events ziri private, ariko nabo dushaka ko bataha bafite image y'u Rwanda imeze neza. Rero reka magarike hano tufate seri y'ibibazo nka 5 bya mbere. Mushobora kubaza kuri FIFA series, mushobora kubaza kuri coach, hanyuma tukareba ukuntu dukoresha umwanya wacu neza. Murakoze cyane. Thank you Mabisi. Sometimes chicken and eggs, ariko reka noneho turebe ko aje mu mazi ameze neza temba, reka turebe ko tugerayo. So ntabwo wajya kwibaza ibyinshi, it's a contractual way, ariko ntabwo byadusubiza inyuma. Icyo tureba nuko ari fact. Niba umuntu yadusize tugeze ku mwanya 64 kuri ranking y'isi, twaje gusubira inyuma tujya. So there's a question which is easy for us. At least hari icyo yakoze, ubundi tugomba kureba niba yakongera akabikora kurushaho. Natwe ubwacu Sadi yabivuze, ingamba zirahari, ibifasha kugera ku ntego nabyo birahari. Turagenda twagura, isi yaragutse. Now there is a technology in the football, analytics zisigaye ziri ku rwego rwo hejuru. Abazakina FIFA series bazari abakinnyi 26 muri abo 55 kongeye twebwe mu tuzakoresha muri loka n'abakinnyi 31 bo twa selection. Ubwo dufite abagurkipa bane, Ntwari Fiat, Bigirimana Igo, Nyongira Patience. Uyu Bigirimana Igo akina muri Suisse, la Chaux de Fonds, l'équipe pays. On y va kubaza kuri bigereka umukino wakina. Hakaza wakanini Akizimana Adolphe akina muri APR, Nyongira Patience akina muri Police FC. N'abagorkipa bane bafashe. Hakaza ba defender 8, harimo Mutsinzi Ange akina muri Zero FC, Kaza Manzi Thierry, Kavita Panwe muramenyereye, Nigena Clement, non, Yunusu Shimana wape, akaza Manishimo Emmanuel, akaza Nyomugabo Claude, akaza Byiringiro Jean Gilbert, akaza na Obedi Umukiza. Tukaba dufite n'abakina hagati 8 nabo, hariho Mugisha Bonheur, akaza Bizimana Diat, Samuel Leopold Gueret, akaza Muire Kevin, Sven Kalisa, coach amakipe amakipe ya bose. Yeah. Okay. Mugisha Bonheur akina muri Al Masli, Bizimana Diat akina muri CS Constantine, Gueret Samuel akina muri La Louvière, Muire Kevin akina muri Jamus FC, Sven Kalisa akina muri FC. Nibaza ko ari Kiwalo Estela ikizina gikomeye. Akaza na Ruboneka Jean Bosco akina muri AP, Mugisha Gilbert wo muri AP, nawi Neza René wo muri Kiyovu. Akaza bakina muri Bataka, Forward Joyceley Nickels akina muri FK Caravan, Ndayishimiye ka Mateo n'abakina mu kipe yo mu Budagi yitwa KFC Wiljik. Sahabu akina mu AEK Athènes FC.
Nshuti Inosa akina muri El Waka Ajabia. Joyce Lance Michels akina muri Saba Baku. Bigirimana Abedi akina muri Saba FC. Byiringiro La akina muri Police. Kwizera Georgia akina muri Rhode Island. Leroy Jack Michels akina muri Zira FC. Na Kerry John Marvin akina muri AS Berizona. Na wakinnyi tukashaona niyo David ari umukinnyi wa 31 ubu yavuye muri Kiyovu akaba akina muri ekipe yo muri Ukraine. Na wakinnyi 31 dufite. Murakoze. Ni Biramahire Apeti. Ahubwo ni yanditse nabi. Okay.